ntago twabanye ko yanenda oya ko nagiye kumusura ahita nkingirana nyine tubana gutyo byabaye ibibazo ku buryo bari bagiye no kumufungisha bagezaho barabyihorera ari nk'uwamamagaye arambwira ati jewe ati kugira ngo umwana wanjye abashe gusinzira nuko mpita mubwira ngo ndi buhamagare Mutoni akurye kwako ndi nyine nabaga ndi gukina ndi nyishitani ndi umupfumu akambwiye ati ndahamagara Mutoni arakurya yakumva gutyo umwana agahita ajya yirukanka akajya kuryama. Yes, ndagushimiye kandi nongeye kugikaze kuri wowe ukomeza gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV umunsi ku munsi ndetse n'isaha ku yindi. 1-2 Kigali, 1-2 Nairobi, 1-2 Kenya. Hano mu Rwanda mwese ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Reka ndamutse abantu batuye muri Sweden mwese mbahaye ikaze kuri kamera za Yawe TV. 1-2 yes, kuri kamera zanyu murahabona umuntu icyo musaba yirakara. Nago hanga hari muri filimi nago tugiye ku actinga muri cinema, ahubwo tugiye kuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye muze kubasha kumumenya ese uyu muntu ninde, akora iki. Abantu benshi mwagiye mumubona mu bintu ntavuze ari buze kwivugira, ariko kuri benshi mwamubonye kandi ndizera yuko mwishimye kuba mubonye ndetse mugiye no kumenya byinshi kuri we. Niba rero ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe kuri Yawe TV, mpora nkwibutsa nimero ushobora guhamagara cyangwa ukanyandikira kuri Instagram yanjye nitwa Yawe2020 tukabiganiraho ndetse tukabasha kubwira abanyarwanda ibikorwa byawe bakabimenya. Yes, reka muhe ikaze. Yego murakoze. Nitwa Iyamuremye Hawa, amazina yanjye asanzwe ariko nkaba naramenyekanye cyane ku izina rya Mutoni muri filime yitwa Amarira y'urukundo. Nagiye nyina filime nyinshi ariko iyo abantu banzimo cyane ni Amarira y'urukundo. Yego. Ko mbona uri kimama cyiza cyangwa igitoto kimeze ariko cyakoze urateye koko. Ariko Imana ikunda abagabo we. Imana ikunda abagabo. Ubu nk'umuntu ukwiyorosa cyangwa akakwisasira iyo mbe harayumva fagesho kuri reka nayo yakumva nayo yakumva. Ubyumva ute, umeze ute Muto? Ndaho ndashima Imana. Urakomeye? Yego. Ako surabizi kuri icyuki we? Ego reka ntabyo nzi. Ntabyo nzi rwose. Yes, Mutoni yambaye Air Force y'umweru, ipantaro y'umukara, agapira k'umweru, ku minwa myiza idekoye neza. Ameze neza, ni umumama cyangwa se ni umukobwa sinzi araza kutubwira byinshi kuri we tuze kumumenya. Abantu benshi rero yavuze ko mwagiye mumenya kuri filime Amarira y'urukundo ari umuco y'ibyahatari muri acting. Muto ndagira ngo abafana ubakire nk'akantu wigeze gukina mu Marira y'urukundo n'uyu munsi ugitekereza ukavuga ngo abantu aka kantu barakanyangiye. Fabiola ndakubwiye ngo iyo myenda yose nze gutansange warangije kuyifura, kandi mbere yo kujya ku ishuri wanze ujye kumvomera amazi yo koga. Urimo urumva cyangwa se no kujya ku ishuri uyu munsi ubyihorere, n'ubundi nta kamaro ko kujya kwiga. Ako se wabago bikuye mu kumutima. Oya byabaga ari ugukina. Wenda reka tute duhera aho ngaho. Character abantu bakubonamo muri cinema nyarwanda itandukane hehe na Mutoni wo hanze? Character yo muri cinema itandukanye cyane no mu buzima bwanjye busanzwe. Kuko nk'abantu banzi neza nkimara gukina ziriya sene barambwira ati biriya bintu wabishoboye gute, ese wabitekereje gute, ati ni gute ushobora kwikaruma gutyo ko giye mu buzima busanzwe rwose ndi wa muntu ukunda kwisekera, ndi wa muntu ukunda kublaga, ni gake cyane wazambona narakaye cyangwa se nababaye. Ubwo rero abantu rero banzi ibyo byarabatunguye cyane, baravuga ati ntabwo twari tuzi ko iriya character ushobora kuyishobora. Ariko burya ikintu namenyesha abantu, impano y'umuntu ni ikintu sinzi uburyo nakivugamo, ni ikintu kiba kikurimo.
byanga bikunda ntago ari ikintu wavuga ngo urajya gushakisha cyangwa se urajya kwigana cyangwa se ni ubyihinge muhoya n'ubundi biba bikurimo. Yego biba bikurimo. Noneho abantu hanze nimba baba bavuga gutyo, nta na rimwe yigeze ugenda nko mu nzira abona kuvuga ati dore cya kikobwa cyangwa dore cya kimama? Cyane rwose, cyane ku buryo n'ubu ngubu urebe twatangiye gukina iriya filime y'amahira y'urukundo guhera 2010, ariko kugeza kuri iyi saha hari uwo dushobora guhura akambwira ati dore ati wa mugore w'umugome, ati mana we, ati biki n'ibiki. Gusa ikintu nanjye ngerageza gusobanurira abafana banjye ngahabwira ni biriya ni ugukina, biriya tuba twigisha abantu, biriya tuba dukina imico y'abandi bantu. Ni ukuvuga ngo byanga bikunda buriya abantu twese ku isi ntago turi beza, ntago twakwibagiza yuko hari abantu baba bateye kuriya, bafite imico imeze kuriya, bafite imitima mibi, bavuga nabi, urumva. Ni ukuvuga ngo rero muri make burya tuba dukina imico y'abandi bantu kugira ngo tubashe kwigisha sosiyete nyarwanda. Nta hantu najya nko mu rugo avuga ati babone nk'umwana ngo bamuhishe? Cyane rwose bijya bibaho. Ari nk'uwamamagaye arambwira ati jewe ati kugira ngo umwana wanjye abashe gusinzira nuko mpita mubwira ngo ndi buhamagare MUTONI akurye, kwa ko ndi nyine nabaga ndi gukina ndi nyishitani ndi umupfumu, akambwira ati ndahamagara MUTONI arakurya. Yakumva gutyo umwana agahita ajya yirukanka akajya kuryama. Ni ukuvuga ngo rero burya n'abana nabo hari indi image mbega bamfiteho yindi ubona imeze ukuntu. Yes, ako kari agaciyemo nuko twe tubikomojeho. Reka dusubire inyuma gato. MUTONI ni muntu ki? MUTONI ni umukinnyi wa filime nyarwanda. Nkaba ndi umumama ufite abana babiri, umukobwa n'umuhungu, umukobwa w'imyaka 18 n'umuhungu w'imyaka 5. Uvuze? Umukobwa w'imyaka 18 n'umuhungu w'imyaka 5. Ubu ufite icyuki natereta? Cyane rwose. Ndashaje rega. Wabyaye muri 2003. Umwana wawe w'imfura? Yego, yiga mu wa 4 segonderi. Ko bigutunguye se? Kumbe ndashaje. Umwana w'imfura yiga mu wa 4 segonderi? Yego. Muto washatse ufite imyaka ingahe? Njyewe nashatse mfite imyaka 18 nanjye. Kuko icyo gihe ndabyibuka nigaga mu wa 5 segonderi. Yego. Wenda reka dusubire inyuma gato. Mu rukundo rwawe ujya gufata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye gushaka mfite ku myaka 18, byagenze gute? Ubuse nabisobanura gute? Ntago navuga ko ari wo mwanzuro nari narafashe. Buriya hari igihe bibaho bikaba ngombwa nyine ko bibaho gutyo, ariko ntago ari wo mwanzuro nari narafashe. Wakundanye n'umusore? Yego. Ndagira ngo dusobanurire gute byagenze ute kugira ngo ufate umwanzuro? Ibyo ni birebire kuko abantu muba mufite abantu benshi kandi babakurikirana baba banifuza kumenya hawo ibyamamare byacu bibayeho gute, bimeze gute mu rukundo, byagiye bigenda gute, ko akenshi na kenshi no mu byamamare byinshi hano mu Rwanda usanga kubwira ati ngewe nabyaye ku myaka 18, 16, 20 gutyo. MUTONI we byagenze gute kugira ngo avuge ngo njyaye nyine ku myaka yanjye 10, nshatse ku myaka 18? Ndumva ni birebire byafata undi munsi kubisobanura, ni birebire. Reka tubishyire muri entre parenthèse. Reka tubishyire muri entre parenthèse, ni birebire byafata n'indi minsi 2 kubisobanura. Tubwiremo nk'utuntu tw'iminota nk'itatu. Se nabisobanura ngo kugira ngo n'abafana kereka wenda mbihereye ruhande nkagenda nasobanura wenda ku kantu gateye amatsiko kandi byaba ari birebire. Donc no kuvuga ngo byarabayeho nyine ndabyara, maze kubyara mbana n'umuntu marerezi make mu mezi 7 maze kubyara papa w'umwana yahise apfa. Papa w'umwana amaze gupfa mba gutyo ndi
njyenyine nyuma nza kwibyarira undi mwana uwo mwana wa kabiri kugeza ubu ngubu nyine ni ukuvuga ngo umwana wawe w'imfura yavukiye ku mezi 7 oya yaravutse bisanzwe nk'abandi bana amezi 9 ahubwo amaze amezi 7 avutse nibwo papa we yapfuye ari nawe twabanaga amaze gupfa nyine mpita nigumira gutyo nta wundi mugabo nongeye gushaka ahubwo nyuma y'igihe cy'imyaka 12 nibwo nahise mbyara uwo mwana wanjye wundi wa kabiri yego aho none wari umaze guca ubwenge uvuga ati ubwo nibwo nari maze guca ubwenge mvuga ni kuko nanamubyaye numva mbishaka rwose nanabikeneye ntago ari ibintu byangwiririye nk'uwo wa mbere wenda nabivuga nk'uwa mbere namubyaye mushaka kandi mukeneye ubwo rero nkaba mbana n'abana banjye 2 twenyine ni ukuvuga ngo uwa mbere wenda mubyarana yaraguterese yego uramukunda wiga ku ishuri mwariganaga cyangwa se ari umuntu wo hanze oya yari umuntu wo hanze ntabwo yari umunyeshuri bashuga dati ntabwo yari umunyeshuri agutera inda muranabana yego icyo gihe kujya kubwira ababyeyi ko baguteye inda use ntago yaneye inda use nabivuga ngo iki koko ntago twabanye ko yaneye inda oya use navuga ngo ikira navuga ko nagiye kumusura bigenda gutyo uhita wikwamira ahita nkingirana nyine tubana gutyo yagukingiranye uravuga ati nanjye sinsohoka oya ntago ari igihe wabishatse ko nasohoka ahubwo ni we utarabishatse ko ngenda yarambwiye ati ubwo nyine n'ubundi naragukunze iwanyu ndaza ndabibabwira ndababwira ngo tubane baranga baravuga bati reka ubanze wige urangize kwiga ati rero atingiza amahirwe uje no kunsura ko nabwo bwa mbere nari ngeze iwe atingiza amahirwe uje no kunsura ati rero ati byanga bikunda nabiteguye ati nta nubwo uri butahe bigenda gutyo mubanye ku ngufu tuba tubanye gutyo ishuri buraryihoreye oya ishuri ntago naryihoreye ntago yigeze yanga yuko naniga rwose kuko nasubiye kwiga kubera ko muri icyo gihe ndumva byari muri vacances y'igihembwe cya 2 ubwo icyo gihe nyine arambwira ati rero ati 3e trimestre nta kibazo uzajya kwiga njya kwiga ubwo njya kwiga n'ubundi mwite urumva ngezeyo n'ubundi kwiga biranga nyine kubera no gutwita n'iki mbasubiye mu rugo ahubwo nongeye gusubira ku ishuri umwana amaze kugira imyaka 2 wiga amashuri yawe urayarangiza wenda tukiraha inyuma aragukingiranye wowe muri we watekerezaga iki nka Mutoni mu by'ukuri ni buryo umuntu abakira umwana ubukira umwana no mu bitekerezo wenda nekereje no muri ibyo bihe byacu ntago abana bakiriya gihe bari bameze nk'abubu ngubu wenda ko abana b'iki gihe ubona azi ubwenge umwana w'imyaka 18 ukabona ariko muri icyo gihe cyacu ntago twabaga tuzi ngo ni ibiki no gukundana ni wabaguzi ngo bakundana gute ni noya ntago wabaguzi ngo ni ibiki rwose yego ntago se nko muri za 98 gutyo aragukingiranye urabyutse usubiye ku ishuri wowe kuki utagize umutima wo kuvuga ngo wenda icyo gihe wenda dusubiye inyuma wigaga he mu rugo hari icyo gihe nigaga ahantu bita groupe scolaire Shyogwe Igitaramo mu rugo ari mu Nyakabanda n'ubundi n'ubu ngubu i Nyamirambo yego umwana w'Igitaramo araguherana oya uwo muntu uwo muntu wari uwinaye i Kigali jewe ahubwo nigaga iyo ngiye waje muri vacances byari muri vacances ujya kumusura aragukingirana yego iryo joro mu rugo noneho udatashye mu rugo byabaye ibibazo ku buryo bari bagiye no kumufungisha bageze aho barabyihorera wowe watekerezaga iki aho hantu uraye atari iwanyu nagize ubwoba ariko nyine kuko nabo yari yakaniye ko wabonaga ari nk'ibintu yateguye pe nawe ntago byari ibintu ubona ngo byamutunguye cyangwa iki oya yari yabiteguye kuko urumva ko we n'ubundi yarankundaga yashaka ko tubana wenda binyuze mu mategeko iki ariko ikibazo cyabaye iwacu baravuga ati oya aracyari umwana reka abanze yige namara kwiga muzabone mubana wowe se washakaga ko mubana
oya ntabwo ngiye nigeze mbitekereza. Yego wagiye arisanga hagufungira na sangahe? nagiye uri kumbaza ibintu byinshi nawe uri kumbaza ibintu byinshi. Nagiye byari ku manywa ntabwo nagiye ari nijoro. Yego ushaka gutaha sangahe? nshaka gutaha nagezeyo nko mu masaha saa 9 gutyo saa 10 z'amanywa. nshaka gutaha saa 11. ushaka kwitahira saa 11. aravuga ati naho ujye. yarambwiye ati buburetse kuko njya no kumusura ntabwo yambwiye ngo ngwino ngusure, we yarambwiye ngo ararwaye. ati narwaye ngo nusure. noneho igihe njya kumusura nzi ngo ararwaye. uko byagiye uhita ugumayo. ngumayo gutyo nuko byagenze. uraharara. watashye ku munsi wa kangahe? nese ubwo wari gutaha gute? ntabwo natashye. wahamaze igihe kingana iki mbere yo kugira ngo ugisubire ku ishuri cyangwa wahavuye ugiye ku ishuri? navuye n'ubundi ngiye ku ishuri. navuye ngiye ku ishuri n'ubundi. mu rugo bari baza aho uri? mu rugo bari babizi. bageze bari bamaze kubimenya, bamaze no kubyakira. ako hari umuntu wakaza ati ko nawe warabishakaga? ntabwo nabishakaga pe. ntabwo nabishakaga kuko nta nubwo byari ntabwo ariko nari narabigambiriye. ntabwo numvaga ko ubuzima bwanjye ari uko buzagenda. Yego uba wubatse urugo. abantu batse urugo kuri iyo myaka. ubwo se izo saha wenda nk'umuntu mwakundanaga kandi nawe waramukundaga, ugiye saa 9 usanze umuntu ntarwaye, uhageze wamubwiye iki? oya jewe ntabwo yahise anyereka ko atarwaye. yarakomeje nyine arafenta akanyereka nyine ko n'ubundi arwaye to. Yego ngiye gutaha rero nibwo yambwije ukuri. arambwiye ati rero rwose ati ibyo nakubwiraga ati nakubeshyaga. nashakaga ko tubana. ati nashaka kugira ngo uzi kuko n'ubundi nubwo twakundana nawe naragiwe. ntabwo najyaga iwe, twabonanaga gutyo. ariko nyine arambwira ati nashaka kugira ngo uzi. unyihere. nashaka kugira ngo uze urumva kandi jewe nubwo nashaka kugira ngo uze ntabwo uri butahe uraguma hano. ubwo byageze izo saha n'izo zose nta kintu arakubwira ati naragukunze bimeze gutya na gutya turyamane? oya ntabyo yigeze ambwira. we yabikubwiye amaze gufunga aravuga ati gahunda ni iyi? yego. wamaze amasaha ubitekerezaho angana iki? byari ibibazo. nta kindi gihe nahise ntekereza ubu ngubu ngiye kureka ishuri, nzasubira ku ishuri gute, bizagenda gute. nicyo kintu natekerezaga ndanabimubwira. arambwira ati nta kibazo rwose ati kwiga uziga wigira ikibazo. yari umusore ufite amafaranga? yarayafite. aravuga ati nawe ndashaka ko nawe rega ubwo warabishakaga n'ubundi kwigumirayo kuko ni ukuri nawe none si ubwo narabishakaga nyine narabishakaga nakubwira narabishakaga ariko ntago numvaga ko ariko bizagenda. numvaga ko wenda binabayeho byazabaho wenda nyuma. Yego wenda nararangije nko kwiga. kuki utatekereje noneho gutaha wenda nka nyuma y'umunsi cyangwa iminsi 2? narabitekereje nakubwiye ni ibintu n'ubundi yari yaragambiriye. nta buryo nari kugenda gute se? nari kugenda gute? yarafunze mwirirwa mu nzu? yarafunze amara n'iminsi afunze. nahamagara no mu rugo arabibabwira. abwiye ati nimwirirwe rwose mumushakisha mutagira ngo hari n'ikibazo yagize turi kumwe. kandi ntazaga. donc urumva ko ni ibintu n'ubundi yari yapanze yari yateguye. ntago ari ibintu nawe byari byamugwiriye ku buryo bavuga ati byaramugwiriye. nawe uravuga ati sindi butahe. none ndashaka uduhe ishusho. uratashye ugiye gusubira ku ishuri, ugiye kugenda. wagiye mu rugo umeze gute? se mu rugo ntabwo nigeze njyayo. yakugura ibikoresho bundi bushya? yagura ibikoresho mutangiye ku ishuri bisanzwe ariko ibindi n'ubundi byari biri ku ishuri. urumva ko mu gihembwe hagati umwaka wari utararangira ibikoresho n'ubundi biba bikiri ku ishuri ntawe biba byagiye. wenda naho muto arakubwira ati ndarwaye
nk'umuntu wari urwaye wabonye abyutse gute akubwira ati ntaho ujya urufunguzo yarutaye byagenze gute numva zana urufunguzo yaruhishe ehe yego yarabyutse nyine arakinga bisanzwe yarabyutse nk'umuntu ugiye kuguherekeza aha arafunga arambwira ati rero reka mubwize ukuri ati ubwo nyine ati nuko nari nabipanze nyine ati ntaho ujya iryo joro ryari rimeze ute babayira wimbaza ibintu byinshi na iyo topic tuyirangiza tujye ku bindi wenda kugira ngo tunayiveho iryo joro mu bitekerezo byawe wumvaga ko ubaye umugore cyangwa watekereje ko wabaye umugore ryari uhamaze igihe kingana iki naramaze kubyara nibwo watekereje ko wabaye umugore ko ntabwo nahise mbyakira ako kanya rwose ubuse waramutekeraga yaragutekeraga yari afite umukozi ibintu byose yarabikoraga mwese muba mu nzu umukozi ateka akabizana mu nzu cyane rwose reka iyo sije tuyihorere nabonaga n'ubundi nari ngusubije inyuma kandi abantu baba bakeneye kumenya ngo aba bantu se dufana babayeho gute ubu uyu munsi nta mugabo ufite ndi njyenyine n'abana kuki utongeye gushaka mba numva bitandimo ariko wenda igihe kizagera byongere bingarukemo buriya reka tujye mu gice cye noneho cy'urukundo wenda ubu uyu munsi uri umusitari ukurikije filimi ufite ukina na femuzi ufite ntabwo bijya biba ikibazo mu kintu kijyanye n'urukundo bitewe n'amafilimi ukina ikibazo ya kuko umuntu niyo tugiye gukundana ababizi abazi akazi nkora abazi ngo iyo nagiye gukina ni ukujya ko giye gukina filime ntabwo mbifata nk'ibintu byo kwishimisha cyangwa icyo mbifata nk'akazi ubwo iyo nagiye gukina abazi ko nyine nagiye mu kazi yego nta kibazo rero ukina ntabwo zigira amanuza kuri uravuze ngo ni akazi abasore ntibagutinya cyangwa abandi bantu abasore cyangwa abagabo muri rusange ntibagutinya reka wenda nk'abantu basanzwe batanzi ariko nk'abantu basanzwe banzi nta kibazo babigira ahubwo baba basetse bakibaza ese biriya bintu bishobora guteze wabigenje gute mbega ugasanga ntabwo bari kubyumva yego wenda reka mbariza abafana amarira y'urukundo byagenze gute itagihari amarira y'urukundo yabaye nk'aho tuyahagaritse ariko mu minsi ishize twari turi gutekereza kuba twakongera twayakora muri gutekereza kugarura amarira y'urukundo ubona ari ikihe kibazo kibaho muri sinema nyarwanda ugasanga filime igeze ahantu haryoshye ugasanga isi ikora iki isi isubira dawuni biba byatewe n'iki akenshi burya ikintu njye nabonye kuko wenda nk'amarira y'urukundo narayandikaga nkanadayirekitinga akenshi nabonye iyo uri gukinisha nk'abantu nk'abakiteri siritu akabona wenda amaze nko gufata nk'izina runaka ahita yumva ariko yazamutse wenda ku biciro agahita yumva ko yageze ku yindi level agahita yumva ko asigaye ari umuntu ukomeye yarangiza agatangira kumva ko agomba kukurushya ntatekereze ahantu yahereye kugira ngo abone iryo zina ntanatekereze no kuri proje wenda yatumye abona n'iryo zina ahubwo ugasanga atangiye gusa nkaho azamuye ibiciro rimwe na rimwe rero ujya kubona ukabona nk'umuakiteri filime ahise avuga ati sinzagaruka cyangwa se wenda akakurushya akakubwira ati ok ngewe uzajya umpa amafaranga angana gutya noneho wareba ukabona nawe ntibiri mu bushobozi bwawe warangiza ugahitamo kuba wayihagarika ariko twebwe ntabwo ari uko byagenze ntabwo ari kuri ibyo twebwe ahubwo twabaye nk'aho tuyirangiza mu kuyirangiza rero abafana bakomeje kutubwira bati ese ati amarira y'urukundo ko mwayirangije nabi ati mwakongeye mukayigarura ni ukuvuga ngo twebwe tugiye kuyigarura kubera abafana bayishaka yego abakinnyi bari bayirimo n'ubundi nibo bazayigarukamo nibo bayikomeza n'ubundi nta kibazo tubwire abantu ko ishobora kuzagaruka cyane rwose nko mu mezi nk'angahe
ko nanjye ndi mu bantu bakundanye. turacyari kubiganiraho na buryo ki twayitangira ariko ibyo ari byo byose ndumva tubirimo twazababwira nyuma uko gahunda imeze. Yes, uwo ni Mutoni nagira ngo mbabarize amarira y'urukundo byagenze gute. Ndumva mushubijwe ku bantu benshi bajyaga babibaza muzatuzanira abantu mu marira y'urukundo ariko dore arabitubwiye. Muto ufite aba ex bangahe? Njyewe se naba ex ngira nta mu ex ngira. Umuntu mukundanye ubu kuva watangira gukundana biro iyo byemewe umaze gukundana n'abasore bangahe Muto? Umwe. Wabyaranye na papa w'umwana wa mbere Imana iramwisubiza, wabyarana n'uwa kabiri n'ubu niwe mukiri kumwe? Niwe twakundanaga nyuma ariko mba numva happy. Ubona ni iyihe mpamvu abastari bibajabuka gukundana? Sinzi ntago ari bose kuko hari abakundana rwose ukabona barakundanye ariko nabonye biterwa n'umuntu ukuntu ateye muri we cyangwa se n'uwo bari kumwe uko ameze n'uko ateye. Yego. Hari igihe nawe ubwawe wifata ukavuga ati okay ibintu by'inkundo ndabiretse nta mwanya wabyo gifite ukabireka gutyo gusa. Yes, wowe waciye mu rukundo ukiri mutonya ndetse unabibamo ubigiramo experience ihagije ubura bifite wenda ushobora kuba wanakwigisha abana muri rusange cyangwa n'abandi bantu. Ubona ari iyihe mpamvu ituma muri no minsi urubyiruko abakobwa bavuga ati mbere yo kugira ngo ashake umugabo cyangwa umugore no kubanza kumuha avance tubanze turyamane mbere yuko tujya ku bantu? Ubona biterwa n'iki? Simbizi igihe ikintu kibite niba ari urukundo rwa cyane wenda niba ari iki simbizi gusa nanone burya gihe ikintu mba numva nabagiraho inama kuryamana n'umuntu mbere yuko mubana ntago ari cyo gituma agukunda. Oya, ushobora kuryamana nawe n'ubundi atagukunda kandi ntimushakane. Urumva kuryamana rero nawe mbere yuko mubana ntago ari cyo kimwereka yuko umukunze cyane cyangwa se ko wagukunze cyane. Oya, umuntu yagukunze n'ubundi abagukunda. Urumva rero numva inama nabagira numva ahubwo icyambere cyabaho ari ukugira gute ari ukuvuga ati cyambere na mbere ngomba kwifata nta kwiyandarika kuko giye biriya mbifata nko kwiyandarika. Niba se uyu munsi uryamanye n'uyu wizera yuko muzabana nimubane ejo ukongera ugakundana n'undi nanone wizera ko muzabana nimubane ubwo muri make uba wumva uri iki? Akamuta washakana n'umutipe utazi ko kuri gahunda ameze neza. None se ubwo wabibwirwa n'iki? Ubwo n'ubundi ubusanzwe ubikora ubusanzwe ubikora ukamenya ababikora neza n'abatabikora neza. Ubusa utabikora ukamenya ngo ababikora neza nabaye n'abatabikora neza. Ikibazo kiraha ni iki kimeze gutya. Ahubwo gihe ikintu nabonye abana b'iki urubyiruko rw'iki gihe rusigaye rukunda kwishora mu busambanyi bakiri abana. Nicyo kintu nabonye. Gusambana ni icyaha cyane rwose. Nese ubwo urukumva atari icyaha ugomba kuryamana n'umuntu igihe kigeze uvuga ati uyu nguyu tugiye kubana ni nawe tugomba kuryamana. Ntabwo ugomba kugenda uryamana na buri muntu wese uwo ntabwo bibaho. Yewe ubwo sibyo ni ibiki? Ako Muto ubaye uri umuhungu sibyo aka kanya uri umuhungu ugakundana n'umukobwa wenda ukamusaba ko muryamana akavuga ati wapi mugashakana yakubwira ati njyewe ndi isugi nta muhungu turaryamana waramusabye akakwima pe ukamugeza mu rugo ugasanga uwo mukobwa sakira isugi kandi yarakwima wabigenza ute? Oya kubera ko waramukunze n'ubundi waramukunze ntago umuzana kuko ari isugi. Oya umuzana n'ubundi kuko waramukunze. Nese ujya kubana n'umuntu mutarakundanye udamukunda nawe atagukunda nuvuga ngo ibyo usanze byose ubyemera uko biri. Ubu
ubu wajya ku mukobwa ariko tujye tuvugira wenda bifata uko biri n'abafana baraza kutubwira ukundanye n'umukobwa cyangwa umukobwa uri umuhungu cyane cyane gusa wenda ikosa yaba yayikoze rimwe nuko yaba yarakubwiye ati genda isuge kana kwiyemera ati ndisugi urumva ariko ashaka kubwira ati jewe shose ntago ndisugi pe ariko ntabwo niba byaranabayeho byabaye wenda ku mpamvu izi nizi byagenze gutyo nakaba yabigusobanurira yarangiza akakubwira ati ibyo niba byarabayeho okay byararangiye ariko ubu ngubu uko mpagaze ntago nshobora kereka uwo tuzabana usanze yarabikoze yarakubwiye gutyo kandi ataranabikwemereye ko yabikoze icyo cyo byaba ari ikosa byaba ari ikosa ariko nanone ritavuze yuko wamureka kuko utasanze biriho nese urumva vasi idakenewe oya ntagikenewe ahubwo uvuga ngo abahungu b'iki gihe niko bashuka abana b'abakobwa bakabashuka bavuga bati urabona bizagenda gutya kandi mwarangiza no kubana nanone ntibibeho mwarangiza kuryamana ntimunabana nese ubwo uri kumva ubutamushutse abahungu nibo bashuka abakobwa nese abakobwa ntibashuka abahungu oya gute se umukobwa yagushuka abahungu nibo bashuka abakobwa akamushuka mwizeza ibitangaza akamubwira buryo kibazo uwo mukobwa we nta maso aba afite ngo arebe uwo muntu uri kumwizeza ibitangaza nyine kuko we aba yaragukunze ntago apfa guhita bibona yuko uri kumushuka aba yaragukunze abona nyine ko muri mu rukundo neza abona yuko ufite na gahunda bwo kubana urumva ubwo rero ahubwo wowe muhungu ni wowe umuhemukira ukamuhemukira kandi we yarakwizeye nta mukobwa uhemukira abahungu ntabwo abakobwa baduhemukira oya ntabwo umukobwa apfa guhemuka burya nta mukobwa upfa guhemukira umuhungu kereka ubwo nawe ataragukunze ariko yaragukunze ntabwo apfa kuguhemukira ari umuhungu n'umukobwa ninde ukunda cyane biterwa n'urukundo murimo uko rumeze urebye ari umukobwa n'abahungu oya biterwa n'uburyo n'umuhungu nawe ashobora gukunda cyane kimwe n'uko n'umukobwa nawe yakunda cyane cyane ukurikirana imbuga nkoranyambaga uri umusitari cyane cyane ubu mu Rwanda ikintu kigezeho ni Instagram na TikTok na YouTube ku bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane igitsina gore ninde uko attracting ukavuga ati uyu muntu mba nifuza kubona utuntu yaho aposting nawe nyine njyaho nkareba ibishekeje ngaseka ibyo ngomba kunenga nabyo nkabinenga ni nk'ibiki ubona bitagakwiye kuba kuri Instagram ubu muri no minsi bikorwa ikintu mbona kitakagombye kubaho ni nk'uburyo wenda umwana w'umukobwa ashobora kwifotoza agaragaza ibice bye by'ibanga mbona biriya bintu rwose bitagaragara neza yego ko ni ukuvuga ngo uko si ugutwika nyine niko byitwa ngo ni ugutwika ariko burya nanone ntago buri kwihesha icyubahiro burya ejo bundi hari umuntu wabajije ikibazo Knowless kuri Instagram live aramubaza ngo kuki abasitari bo mu Rwanda mudaha agaciro imbuga nkoranyambaga nk'izo za Instagram wenda nk'abakinnyi b'amafilime yavuga abahanzi yavuga n'abandi bantu bagiye batandukanye ati kandi mu bihugu byakataje mu iterambere abakinnyi ba filime usanga imbuga zabo nkoranyambaga arizo zibatunze kubera iki mu Rwanda abasitari mudaha agaciro izo mbuga nkoranyambaga kandi hari benshi zitunze sinzi ntago nzi impamvu yabyo buri muntu agira ibyo akunda n'ibyo ashyira imbere cyane nkawe kuri wowe byaterwa ukoresha imbuga nkoranyambaga zose kereka WhatsApp yonyine kubera iki ntago mba numva nyine mba numva bitandimo yesi ni Mutoni twari turi kumwe cyangwa se ndi no kubaza kuri uno munsi niwe nifuje kuganira nawe ubu uyu munsi kuri wowe ngiye kujya nkubaza ikibazo uravuga yego cyangwa oya ibintu ni bibiri uzajya uvuga yego cyangwa oya tunasoza sibyo ukeneye umukunzi oya uramufite se oya uhuye n'umufana wawe agatera ivi akavuga ati naragukunze mu muhanda wabyemera ntago nabyemera uhuye n'umusore uvuga ati ngiye naragukunze ndifuza ko umbera girlfriend wabyemera
oya urumva ushaka gupfukira isingo gutyo tu cyane kabisa guteye ubwoba oya ntago ari gutera ubwoba nuko ubwana bwa Mutoni bumeze bute ubwana bwe ubwana bwanjye nyiri umwana nyiri umwana rero burya nakundaga numvaga nzaba umuntu ukomeye uzamenyekana ntago nayo nzi ngo niki kizatuma menyekana ariko nyine numvaga nyine nkunze kuba namenyekana kuba najya ahantu abantu nyine mbega ukabona barantangariye iki ibintu nk'ibyo ariko sinayo nzi ngo bizavaye bizaturukaye yego ariko naje kubibona mbona biguye muri sinema yego Muto winjira muri sinema byagenze ute k'abakobwa benshi rimwe na rimwe cyane cyane bavuga ngo batanga kuri gahunda we byagenze ute kugira ngo ubashe kuba wagira ku nzozi ze wumva gufite jewe navuga ko ari nk'Imana yabishatse kuko namye ntekereza nise ko nakundaga filime pe hari filime z'inyarwanda zabanje bwa mbere narebaga uburyo bakina nkabona ni byiza nkabona nanjye byibuze nkinnye nakina neza naryoshya umukino urumva ariko ngatekereza nkavuga nese ni hehe nzanyura kugira ngo nkine urumva ubwo rero inzozi zanjye zaje kubimamo umunsi umwe ari umugabo ubu mbega ni nawe navuga ko ari we nkesha kuba mfite n'iri zina uwo mugabo rero yari umukameramani yarakodesheje mu rugo noneho arangije numva umugore we ari kubivuga nyine ari kuvuga buryo ki bagiye gukora filime iki ibintu nk'ibyo noneho mbwira umugore ndamwanisha wambabariye ukazabwira umugabo wawe akanshyira muri filime noneho umugabo arangije kuba umugabo nawe yatekerezaga kuba yambwira kugira ngo nzabakinire ariko akabona hari ntajo wenda kubyemera ubwo arangije nibwo yabwiye umugabo we aramubwiye ati se aturiye muntu ko ashaka kuzakina filime ati wazamushyizemo umugabo w'ikintu yahise yambwiye ati Imana ishimwe ati ukuntu natekerezaga buryo ki namuhera mubwira ngo azaza dukinire filime ati nayo baho nzamuhera ati Imana ishimwe ubwo rero umugabo twahise tuganira ahita ambwira gahunda ambwira buryo ki bagiye guhura dukora inama tutangira ama repetition ndepetesheje rwose abona ndabizi mbega nakinaga nk'umuntu usanzwe ukina kandi aribwo bwa niyo filime ya mbere nakina yitwaga Tunezerwe Beno ko ni nawe wakundaga ni nawe wayifilmaga urumva ubwo rero nuvuga ngo niko natangiye gukina ari turigeze muri repetition arebye ukuntu naktinga aravuga ati wow ati n'uyu nguyu rwose ati ni wowe nashakaga ubwo rero niko twatangiye gukina gutya Amarira y'Urukundo niyo filime yanjye ya mbere nakoze izindi zaje nyuma ubu baye icyamamare gutyo yego dusoza ku kiganiro cyiza tugiranye nizere ko ntakubanga oya ntago wambangamiye ntago nakubangamiye mba nifuza yuko abakunzi banyu bamenya ubuzima mubayemo ikibazo cya nyuma ubu uyu munsi uhagaze gute uyu munsi ubona ari iki gituma abashoramari badashora amafaranga muri filime nyarwanda kandi zimaze kugera ku rwego rushimishije kandi hano noneho ruri gutanga n'ibiceri ubona ari iyihe mpamvu impamvu nyine nge mbona badashora imari sinzi niba ari ukubera mbona ari ukudaha agaciro wenda ibintu byabo byo mu Rwanda bakumva ko hari kuko kuva na kera bajyaga bavuga ngo filime zo mu Rwanda ngo ntago ari filime ngo ni ikinamico kandi mu by'ukuri pe urebye sinema higeze ubu ngubu igeze ku rwego rwiza igeze ku rwego rushimishije ibyo ari byo byose ahubwo jyewe nakangurira abashoramari ahubwo gushora amafaranga yabo muri sinema kuko ni naho hari kuboneka amafaranga menshi ni hari na YouTube sorry iri kuyatanga mutoreka gushimire kandi tukwifuriza ibyiza byose ubu uri gukina muri filime kugira ngo abantu bagende bayirebe ubundi gukina muri filime yitwa Ejo Sikera ica kuri televiziyo Rwanda n'indoto ica kuri televiziyo Rwanda nitwa Mama Kandera
kwigendera. Yesu urakoze kubana natwe kandi reka ngushimire wakoze ubwitabire bwawe kuza. Ndizera ko n'abafana ne badusaba kuzagusura cyangwa se no kongera kugaruka uzagaruka. Yes, reka mbashimire mwakoze kubana natwe mwese aho muherereye hose. Mbabwira ngo munyarukire kuri Instagram ya Yawe TV mudufollowing ubundi gahunda zibashe kugenda neza. My name is Yawe, Instagram 2020 ndabakunda.